Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Lefty ugarutse. Mbazaniye indi mining nayo igomba gutanga amafaranga mu mezi ataha, mu mezi ari imbere gatoya. Nkaba nje kuyibereka ngo nayo muyitangire kuko nayo bitise mu mezi ari imbere vuba izatanga amafaranga. Murabizi neza nk'abantu bakoze mining imbere cyangwa mwajyaga muyumva n'abantu yitwaga Pi Network. Ngaze mbaho urugero y'ipayi umuntu wahereye 2018 y'imining ejo bundi yagiye ku isoko iri ku madolari 3. Ubwo umuntu ufite nka payi nk'igihumbi urumva urahita ukuba amadolari 3 urahita wumva ayo mafaranga miliyoni 3 urumva, kandi hari abari bazirengeje ufite nka payi ibihumbi nk'icumi urumva ubwo ni miliyoni hafi 30. Just itekereza amafaranga, ayo mafaranga ibintu ubusabwa byonyine, ibintu ubusabwa ni ukuza igukanda inshuro imwe ku munsi ukongera ukigendera gutyo wanabona umwanya ukajya utumira abantu bakakwinjiriraho bikagira abantu benshi aho gutumira nta kibazo. Ibyo niyo utabikora ariko ukazajya uza ugakandaho rimwe mu saa 28. Rekaze nkwereka igiciro kiba icya payi imwe. Agaciro ka payi imwe ihagaze amadolari 5. Rekaze mbereka igiciro cy'iyi rubi nyine ngiye kubereka. Rubi niyo ngiye kubereka uburyo ufunguramo account ugatangira ukamayininga. Rubi nayo izatanga amafaranga menshi kuko mbahaye nk'urugero n'ubu ngubu itaraba listed, itaranenda no kwegera ku isoko. Abantu barimo baragurisha amakoyini nubwo ari ku giciro gitoya ariko abantu barimo barayagura. Ngo tekereza urumva ufite amakoyini menshi kazajya ku isoko ufite nk'amakoyini nk'igihumbi. Ngiye nyitangiye ejo bundi sibyo, ufite amakoyini igihumbi ihagaze amadolari 5 rubi. Nagiye gukunda kuvuga payi kubera ko ariyo nkunda gukora, nakunze gukora mbere cyane ariko iyo bayita rubi. Rubi imwe ingana n'amadolari 5. Hano 0.9 angana 0.9 rubi ingana na 4.99 dolari urumva. Ngo reba hano dufite rubi 44 zingana n'amadolari 248. Amadolari 248 angana gute mu manyarwanda sasa? Ni ibihumbi bigera mu 300. Just mu gihe cy'ukwezi maze mining, mu gihe cy'ukwezi amadolari 200 ndayagize urumva. Ubwo mu gihe cy'amezi angahe uracyumva gutyo kugeza igiye ku isoko cyangwa agurisha amakoyini bisanzwe. Hari abantu bayagurisha gutya bisanzwe mu magroup ya WhatsApp, abantu bakayagura bisanzwe. Hari amagroupe nyine baba bashaka. Reka nguhe nk'urugero hano umuntu wanyohereje message ko ashaka coin. Reka mubereke. Reba nk'uyu nguyu wambwiye ngo ngurisha coin zanjye sibyo. Hano rubi imwe igura amafaranga 60. Amafaranga 60 urimo urabyita ngo ni makeya. Amafaranga 60 ntabwo imaze igihe kinini itangiye urumva. Abano nyine umuntu abagira ngo azibikeho kubera ko ikintu kitarajya ku isoko nyine kigurwa bubora, ariko nizijya ku isoko zazingana kari agaciro urumva. Wowe rero ikintu usabwa kano kanya ngiye kukwereka uburyo ufunguramo account warangiza ugatangira ukamayininga kuko iyi nayo mu minsi yashize nabo bahitaho coin ni nayo muyongereho. Nzagenda mbaha n'izindi nkenye gutyo, mbafite nk'izindi enye nzabaha kandi zikomeye zabagirira akamaro cyane. Ntabwo nabaha ikintu ntakoreye ubushakashatsi buriya. Hari abayivuga ngo ni scam nk'ibiki n'ibiki, kandi buriya na telefone buriya kugenda ukayibika ukirirwa scrolling ibintu bidafite agaciro, kandi ibingibi bifite agaciro. Nabahaye urugero rwa payi yatangiye kera nyine za 2019-2020 abantu baramayininga bya nyabyo. Hari abakuyemo amafaranga menshi, amamiliyoni n'amamiliyoni
bahindurira ubuzima. Nawe itangira Ruby n'izindi nzagenda nguhereza urebe ko zitaguhindurira ubuzima mu minsi iri imbere. Urahita uza hano basacingira nyine bisanzwe hano nurangiza uze wandikemo Ruby gutya byonyine, wandike Ruby byonyine. Ruby dore ngiyi, uradawunilodinga application ifite kano karogo ko kano, niyo uri budawunilodinge. Numara kuyidawunilodinga uraza urahita ukanda hano handitse ngo open. Ukimara kuyifungura uhita uza ukanda hano handitse ngo open wo murahabona hano, urahita uza uhakande. Open, ubundi uhita uza ufunguremo account. Turihangana dutegereze ko ifunguka gatoya, dutegereze ko ifunguka. Mbibutsa ko iyi mining ndakugira inama yo kuba wayikora muntu wanjye, kuko bigiye gutanga amafaranga bya nyabyo. Twagiye sasa, urahita uza ukanda hano hasi handitse ngo register urimo urahabona, urahita bakubwira ngo register with Google. Uhita uhitamo Google email nyine, kugira ngo email kwinjira ukoresheje email nibyo byiza. Utegereze kiza nurangiza haraza email zawe nyinshi, uhita uza uhitamo imwe nyine ushaka kwinjiriraho. Nurangiza uyihitemo nyine. Niba rimwe urahasanga imwe uhita ukomeza, niba uhasanga nyinshi urahitamo iyo ushaka nyine, utazabura ibintu byawe kandi uziye password nanuza kugira ngo utazabyibagirwa bigatuma ubura amafaranga yawe. Nurangiza hano uhita barakugeza hano, uhita ukanda continue urimo urahabona continue hano, dore hano murahabona naho hariya continue, niho uri buhita ukanda. Tegereze gatoya urihangana gatoya, urahita bifunguka. Nurangiza barahita bakuzana ahantu hameze gutya. Hano ahambere email irahita yandikamo nyine, kubera ko wamaze kuloginga ko kuriya. Urahita uza hano ha kabiri, aha ni username, urahita wandikamo izina uzajya wita nyine. Niba wenda witwa Manuel, urashobora kwandika ngo wenda Emmanuel 2580, wenda Emmanuel 17, wenda Emmanuel Rwanda, gutyo nyine ni ikizina nyine wita ushatse, nakahimbano wiha. Tujyana munsi ha nimero nyine hano uzuhindura igihugu kigira u Rwanda, igihugu uze ugihitemo. Uraza hano kujya ubikora, uhite wandikamo Rwanda nyine, Rwanda uhita ugikandaho, igihugu Rwanda uhita uyihitamo. Nurangiza araho uhita wandikaho nimero zawe ukoresha nyine bisanzwe. Nimero uhite munsi wandikaho password ushaka, password. Iyi account n'ubundi ndahita nyisiba nta kibazo, mumurebereho ukuntu bafungura account. Nta kibazo, iyi account n'ubundi ntabwo nzahita nyisiba, kuko nyine gukora account gutya ntujya unayikoresha ntabwo ari byiza. Tugize ahantu hose hasa harinze, hari referral code, wandikamo code y'umuntu wagutumiye. Murandikamo code yanjye left hand, ndayibandikira hano kuri screen, kugira ngo bazabahe bonus, kugira ngo bajye baguha bonus. Iyo utagize, iyo umuntu nyine, iyo utinjijwe n'umuntu nta bonus baguha, ariko iyo winjijwe n'umuntu, iyo wanditsemo code yo gutumiye baguha bonus, nawe bakamuha bonus. Rero niyo mpamvu ugomba guhita ugira account. Twashoje kuyifungura sasa, twakanze continue hari tujya kuri sign in. Hano uhita uza wandikamo ya username yawe, sibyo hariya hejuru wari wihimbye, cyangwa email. Umunsi uhita wandikamo password, uhita uyisoza, uhita uza hano handitse ngo login murahabona, abari gukanda.
dutegereze gatoya. Urabona ko sasa twamaze kugera muri rubi kano kanya. Iyo ugitangira ubu mayininga nyine kuriye 0.7 rubi ingana n'amadolari 3.70. Uzajya uza kurara ku mayininga bisanzwe, uzajya ugasanga karangiye nyine nyuma y'amasaha 24 uhita ukanda ku kantu kaba kabyimbye, urumva ubundi uhita ukomeza. Bazajya bita bikwereka ko bitangiye kubara. Kandi umuntu ugira ikibazo anyandikire kuri WhatsApp. Kuri nimero ndi bushyire muri description, cyangwa mfite na link ya group izajya mbahurizamo abantu bashaka kugurisha amacoin, abashaka kugura amacoin, na WhatsApp channel nzayanshyiramo ama update nyine yajyanye n'izi mining, kugira ngo mutazajya mucikanwa, zitazajya ku isoko ntimubimenye. Byose nzakomeza mbibamenyere. Sawa, turi kumwe. Ciao ciao.